jewe nitwa Agnes Nizeyimana. Amen. Navukiye hano mu mudugudu wa Gisovu. Ntuye mu kagari ka Gisovu, umurenge wa Cyanika, akarere ka Burera. Ubwo rero yewe nagiye kumenya ubwenge, sanga mfite ubumuga bwo kutabona. Sanga mfite ubumuga bwo kutabona. Nagira nka ubwo nkagenda nzimbo ukomeze n'abandi bose niko bameze. Niko nagira uko bumeze niko n'abandi bameze. Ariko none nja kumenya ko ari byo ufite ico kibazo njenye. Bitewe n'abantu nabaga nicaranye nabo bari kuseka, abandi bakavuga ibyo bashaka, abandi bakabumbese bakakora ibyo bumva. Ubwo ndavuga ndima negera wabwe nabyagenze utubambira ko weho twarakubyaye uri muzima ureba gufite amaso mazima, ariko ugiye kugera nyuma uhura n'ikibazo cy'iseru. Umaze kurwara iseru urahuma. Yavuga ati ufite ikibazo cy'ikuzarya ariko nzakugaburira. Ufite ikibazo cyo kubona isabune n'amavuta. Uzi ko nakubwiye ko umuntu yavuze ngo witeye pudere nyinshi ariko maze icyuwe kwisiga amavuta. Ngo nyine n'ubundi amwibuka ngo umugore twararirimbanaga ngo ko witeye pudere nyinshi. Nuko ubwo ndamubwira nti nta kibazo ndayisiga, ndagenda ndarira Imana ko kumva ibyo bambwira. Imana irebaga amarira y'umuntu. Nuko impa amavuta iransega, iranyambika, irangaburira. Cyangwa ngo ndemane umurizo wandemye mu ishusho yawe Mana, reka ngucinyira akadiho Mana, ntega amatwi ngushime. Haleluya, haleluya, amen. Anye usa n'Imana. Amen. Umuntu muri kumwe, umuntu muzahura uzamubwire ngo usa n'Imana. Gusa n'Imana ntago bivuze ngo uri inzobe, uri igikara, uri ubururu. Uko uri kose uramaze, usa n'iki? Usa n'Imana. Nushaka uri inzobe, uri umuzungu, ufite umusatsi ugera ku birenge, ufite umutwe ungana gute, ibyo birakureba, usa n'Imana. Kandi nanjye nza n'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwa icubahiro. Duherukana hano kuri Aline Official TV uwacu ahari yatangira bibwira amazina. Harya uri hatubwiye izina ryawe ni Agnes Nizeyimana. Imana ishimwe cyane, aracyari umukobwa uza kugira iyerekwa nyine aritambutse ntacyo bitwaye. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze kubashyigikira cyane kandi ndabakunda cyane. Ntabakunda ntago duturanye, ahubwo batuye kure yacu. Ntamukunda kandi namwe ntabakunda. Ntabwo uyu Agnes mwansabye muri benshi namubagarurira imbere yanyu, ariko nshimiye Imana ko yanyemereye akaba yicaye kuri Aline Official TV. Ibyo ni ishimwe rikomeye kandi namwe ndabashimira mwe mukunda kunkurikira muri benshi. Imana ibamere umugisha cyane. Hanyuma abantu benshi bakomeje kukwishimira, ndetse hari n'abantu bagize icyifuzo cyo kuzaza kugusura ukabahereza ku buhamya. Buriya buri mwe wese afite ejo hahise. Muntu nkurikiye, niba utari kwibuka ejo hawe, menya ngo wica amategeko. Kubera iki? Ubuhamya cyangwa se ibyo ibibazo wahuriranye nabyo inyuma yawe nibyo bikwereka imbere yawe ngo hari iki. Buriya hari igihe umuntu avuka arira, agakura arira, agasaza agashakira no mu rugo arira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niwibagirwa ayo marira ntabwo uzamenya guhumuriza abandi, na nubwo uzamenya kubabwira ngo hari Imana. Ahubwo ubuhamya bwawe muri aka kanya nibwo butuma abantu benshi basubizwamo iki mw'imbaraga. Hanyuma ari umuntu ari kure cyane, uyu muntu ari kure cyane, yarambwiye ngo nzamugarure ngo tubwire ku buhamya ho gatoya. Ntabwo nzi niba ufite ubuhamya urabufite.
depara gafite ubuhamya ariho. Okay, nta kibazo mu minota mike cyangwa se uko Imana iragushoboza. Karibu no kutubwira ubuhamya bwawe. Si ngombwa ngo uhere ngo ukiri umwana, ariko uko Imana irakuyobora. Ni karibu. Amena. Amen. Haleluya. Amen. Uraza kuvuga cyane kuko mikoro yacu Imana ntabwo irampa bya biro bitatu. Ariko uraza kwihangana uvuge cyane, ni karibu. Jewe nitwa Agnes Nizeyimana. Amen. Navukiye hano mu mudugudu wa Gisovu. Uye mu kagari ka Gisovu, umurenge wa Cyanika, akarere ka Burera. Ubwo rero yewe nagiye kumenya ubwenge, sanga mfite ubumuga bwo kutabona. Sanga mfite ubumuga bwo kutabona. Nagira ubwo nkagenda nzimbo ukomeze n'abandi bose niko bameze. Je niko nagira uko bumeze niko n'abandi bameze. Ariko none nje kumenya ko ari nje ufite ico kibazo njenye. Bitewe n'abantu nabaga nicaranye nabo bari kuseka, abandi bakavuga ibyo bashaka, abandi bakambese bakakora ibyo bumva. Ubwo ndavuga nti negera wabwe nabyagenze utebambira ko weho twarakubyaye uri muzima ureba gufite amaso mazima, ariko ugiye kugera nyuma uhura n'ikibazo cy'iseru. Umaze kurwara iseru urahuma, umaze yigira mu maso. Abo wari urwaranye nabo bene mama baba barayikize. Njyewe kugira ngo inyice uwo yaheragamo ngo yarapfaga, ariko njyewe yamezemo sinapfa, n'ubu ngubu ndahari ndi muzima. Amen. Kubera Imana hari umugambi yari mfite. Ni ukuri. Imana arapfuye kuko icyo gihe wese ubwo yaheragamo ntabwo yakira. Ubwo yahitaga apfa, ariko njyewe yagiye mu maso mbaho n'ubundi ndi muzima. Amen. Guhimbaza Imana. Ni ukuri. Iheretse kubwogura gutyo nubwo buzima nakintumbe sincoboye. Nkabona bene mama batuja gukora amafaranga, bakagura amavuta, bakagurira isabune, bakagura umwenda bashaka. Ariko njyewe ahora mukenda kamwe iwacu banguriye, ariko ntabwo bikatuma mpora mu bibazo. Kagira ibibazo byinshi, kagira agahinda, kagira amarira menshi cyane. Umva Imana ikamba hafi. Muri Imana hari igitangaza gikomeye. Ibana nanje, bana n'ababyeyi banje, mbega n'ugucagagura muri makeya kuko igihe cyo kuburambura ntabwo gihana. Ntego nta kibazo. Nuko ubwo babaho, mbega nkabona ndikurira, mbafite nkarira, bandi nabo nkarira, natekereza ikintu simbe nashobora kucikorera ntakibasabye. Ubwo rero bikantera agahinda. Hakaba ibyo bangimye ntibabimpe. Ubwo rero kavuga nanjye iwe mfite meze nk'abandi naje kubwiye kubwishakira ubwo mbaho gutyo. Noneho maze kubaho agahinda kageraho karanyica. Buriya nari yahuye, natekereje kwiyahura kubera ibibazo nari mfite. Naragiye mvuguta umuhoko ndawugotomera, ndawunywa ngenda gucamarayo mu nda. Burandewe ndawurwara, buranzamaguza, ariko kuko ngo wabaga yawunyweye ntiyakiraga batawuranduye, je nakize batawuranduye. Amen. Ni ukuri. Ubwo mbaho gutyo ngerageza kunywa n'umuti ndawuvuguta ndawunywa, ariko abandi bamazaga babahabwa n'ibiki byose ariko nje nawukize mu izina rya Yesu ntacyo mba ndawukira ntacyo mwoye. Ni ukuri. Ntabwo nari nakakijijwe. Ubwo ababyeyi banje bageze barapfa, sigarana n'abasaza banje n'abamukazi banje. Nta kibazo nabashinja ntako batagize, kuko kubera byari bindimo byoko naremwe ntaremwe nk'abandi. Bigakomeza bikantera ibibazo. Ubwo bigeze kubona manitse na murunga uye kuwuseseramo, Imana ntiyabyemera. Ugiye kwiyahura? Ngiye kwiyahura. Imana ntiyabyemera kuko ari mfite umugambi. Yarize ko iki gihe nzaba ndi kuyivuga, nzaba ndi kuyisenga. Ubwo rero byabaye ngombwa nanywaga itabi. Nanywa itabi n'umwana mutoya rwose iki gitekeri. Nkamara kuhotsa amarangije kahindura naho inyuma nkahotsa. Ubwo nkagenda ngenda nambaye amadirisha kandi ntabwo n'umwe nabaga mfite. Ubwo
tukijijwe nibwo ngurikiye umuntu araza arampenda ati uzambere umushitsi nabaga ngiye gusesa muri kwa murunga kamufu umuntu ati muraho hose mbe ngigiye naba ngiye kuvuga ngo mugiye muko bagiye umva barashi yo bagiye barashi singe ngimugiye birangira aruko nagiye mu rusengero amen ukonza gukizwa Kuba kwanje rero imbere igisubizo nanywaga itabi gatekera n'ibishogoshogo nanywaga n'ibishagi by'ibigori n'iki byose nkabitekera n'imiharavumba musaza wanjye ati ngiye kugurira nkaza gusaba iyo mama inshuti mama yabanaga nazo musaza wanjye ati ngiye kukugurira itabi kuburyo utazongera kudukwaza isoni ngo kuza gusaba itabi urumva raturembere kandi ntabwo nawe aragenda akaringurira byashira mu minsi 3 bikaba bya kubera ko nararaga nicaye sinasinziraga naraga nicaye ndikubitabi ndikurira ugaca amaso kari kurya kubera kurira noneho gakwira mu kumanywa kabari bo tsinzira kagama kumanywa kasinzira ariko mu rugo buzima bwose Imana yatinze bwinshi shaho uziko na kwitaniye ibibazo nabantu bashakaga kuza kumfatira mu rugo bagufata ku ngufu ariko ngakinga kwikenga kingiranya kajya mu bwo kwisinzirira nagera nijoro harara nkano y'amaso ndikurira kwekereza sibungubu mana ubuzima iherezo ryanje risabiri ariko Imana arese iherezo ryanje ibyo byose irabindinda imaze kubindinda noneho ubwo badakishijwe n'umukizwa maze gukizwa baravuze ngo twabakizwe dore umfa ndagenda kubitana n'ubukene nazaga kuvumba wenda bakampa n'ibifuzo tukarya n'ibifuzo n'izoga nkaza kuvumba ibizoga ndazireka ndaziretse narya tabi ndarireka ndagenda ndakena mazima ni inzanira ikibazo cyo kubura umwenda buri umwenda sha kabura umwenda ndaza mu rusengero nambaye iki kaza mu rusengero uko nagiye kwa baturanyi ngo mu ntisigitenge bamwe bakamukima bandi bakakimpa bandi bakamibyo biriwe barahingana nibyo bazanaga mu murima kwemera nkabyambara ariko nkaja mu nzu y'Imana Imana nayo kibanda mu banyamashengesho kaza gusenga maniti nzakwambika nzanakugaburira nzakuzana ntuzasonza ntuzagira gute ntacu uzamburana rero ubwo nabayeho abo twari turi kumwe twabanaga mu rugo bakandiza agatenge kaja mu nzu y'Imana bakandiza agatambaro ntazaga mu rusengero abadeperi baritegaga bakandiza ariko igihe caba cageze akaba niyo mbose nico kwambara akamesa agatete nari mfite nijoro nkagakunkumura kugira ngo mu gitondo nje mu nzu y'Imana dore Imana ikambwira iti nzakwambika Imana yarabikoze ikandina nabwo uburyo nagiye gusenga njanye n'uwo mugore yabatagiye wosinjeyo yaba yasibye nkasiba ko ndagenda ndapfukama bamperekera yatwigishije gusenga atwigisha abanyagice gusenga tugafata ibihe tugasenga ndagenda navuga nti wa Mana we rero kugira ngo nje ndagusenga nuko wazampagurutsa hano nkagenda ukanyereka inzira yazanjana mu nzu yawe Imana yarabikoze ndagenda babona ngeze mu rusengero bagakuza bagasanga narugezemo bakibaza uko nageze mu rusengero bikabayobera bwaca n'ubundi nta muntu wantagaga mu rusengero uretse ubungubu intege ntihari ziri kumfata nta muntu wantagaga mu nzu y'Imana bose basagaga bicayeho Mandi bakabona bandatashe ndagiye bakavuga bati Imana bagahimbaza Imana igihe cyarageze Imana iranyambika koko ndabatizwa nja ku gice ndabatizwa noneho njye warukijijwe nje nyine mu rugo rwacu ndavuga nti Yesu we ndunda kora iki ndabigenza uzi ko umuntu yo yakijijwe ntago babaga bari kubyumva kintu bamwe bari kunywa inzoga abandi nta kibazo mbese wenyine mbega ni intambara n'urugamba ariko Imana ikambwira iti nzabaha agakiza nabo bazakizwa koko basengere wowe kaza gusenga nijoro Imana bizaba koko nkabana amayere gakaza we gakanyishukiranyaho nta kintu cambagaho ntakizi
nta n'ikintu niba waraguranzanira igitenge nk'ubwo nambaye ubusa ikanyereka ko ntabwo kuranzanira ibyo kwambara byazaga narangije kumbona ko biraza niba n'amafaranga urampa ngageragaho narangije kubona narangije kumenya nturayampa niba ari ibiryo bize mu rugo nabaga narangije kubimenya imana ibana nanjye gutyo ndakizwa ndaruhuka ndaruhuka umunsi nagiye kwanaho narayasinziriye imana iratagirira nyereka umva nayirekwaga twaruhuka bya bibazo nari mfite byose biratuhura kubera imana rero imana ibana nanjye iranyambika ko umva shaka iranyambika ntabwo nambaye ubusa kandi ntabwo nishwe n'inzara yavuga iti ufite ikibazo cy'ikuzarya ariko nzakugaburira ufite ikibazo cyo kubona isabune n'amavuta uzi kunakubwiye ko umuntu yavuze ngo witeye pudere nyinshi ariko maze icyumweru kwisiga amavuta ngo ego njye n'ubundi amwibukaga uwo mugore twararirimbanaga ngo ko witeye pudere nyinshi nuko ubwo ndamubwira nti nta kibazo ndayisigaga ndagenda ndarira imana ko kuri kumva ibyo bambwiye imana irebaga amarira y'umuntu nuko impa amavuta iransiga iranyambika irangaburira ntacyo nayishinje kandi ni ukuri ihanganye n'umuryango wacu aho mbana we yarandindanye nabo imana ibana nanjye kugeza iyi saha ntacyo nayishinja nta n'icyo mva ntako itagize iranyambika irangaburira ibana nanjye nubwo nabaye imfubyi irambwira iti ntabwo muri imfubyi ni jesco ntabwo ndi imfubyi mfite data na mama imana yo mwitura avuga iti ntabwo mari imfubyi ahubwo ni jesco ntugira ngo ababyeyi bawe barapfuye nabo nta n'icyo bari kukumarira kandi koko ibyo batamariye imana iri kubimarira ntacyo none si umwenda ntambitswe n'ababyeyi imana iri kuwunyambika ibyo ntariye irabara nyine iri kungaburira ikangaburana ikaninana n'umuryango wacu ubu umwaka urashize ubundi uraje uratavutse yesi ndiho ndi muzima ubu ndi guhimbaza imana mbese muri make ubuhamya mfite nubwo nabuciye kabiri ibirenze ibyo imana iduhaze umugisha amen kanduguza ca mu bikomeye imana izakurinda uyimenyesha ibikubabaje imana irakurinda imana we imana irakurinda imisi mu nzira ucamo iraguhaza amahoro imana irakurinda baho imana izakurinda reba ubushake bw'imana gusa imana irakurinda imana irakurinda imisi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro imana irakurinda turashimira imana ko ijya iturinda turi n'abanyabyaha ariko ikaturinda uvuze ubuhamya bwawe mpita nibuka umunsi njya kubatizwa 2017 ngiye kubatizwa muri ADPR ngiye kwinjira mu mazi ndabyibuka nabatijwe nta muntu n'umwe wari ukijijwe mu rugo uretse ngewe wari ugiye kwakira agakiza nta n'umwe wamperekeje nagiye nje nyine kubera ko batari bazi niyo ngiye ariko turashimira imana imana ntireba nk'uko abantu bareba imana yitegereza umutima imana ntireba nk'uko abantu bareba imana yitegereza umutima turashimira imana ko ijya yitegereza umutima w'umuntu yamara kwitegereza umutima w'umuntu ikamenya ibimukwiriye n'ibizamubaho turashimira imana ababyeyi baratubyara bakadushyira ku isi ariko ntabwo bamenya ngo tuzaba iki icyo ni ishimwe rikomeye njya nshimira imana ninashimira imana cyane nagiye kubatizwa nta muntu nari narabibabwiye ndetse bananambwira ngo bazamfasha ariko ku munsi wo kubatizwa
ndabyibuka twambaraga inifomo y'ubururu twigaga y'abanyeshuri. Navuye mu mazi nambara inifomo, ariko turashimira Imana kitanze ko mbatizwa ngo nuko nta myenda myiza nagize gute najyanye, ahubwo y'ubwaye yari izi impamvu. Kandi Imana izi kuzambara, Imana izi kuzarya, Imana izi kuzambara inkweto. Noneho ngasaba Imana. Nigeze kujya ahantu mu bukwe, noneho umuntu ankandagiza inkweto za Kadashi. Amaze kunkandagiza kandi ankandagira ari kundeba, ndarira ndagenda mbwira Imana n'uwite uzame kwambara inkweto za Kadashi. Mwira Imana n'ikibazo nuko nzagera igihe cyo kwambara Kadashi zararangiye ntazi kiba mu Rwanda, ariko mbwira Imana ntuzaba uzitindishije uru ruganda uzarutindisha. Ariko nshimiye Imana ko nanjye njya nkambara kakambera. Muri imbye aravuze ngo ntawe bitabera nawe byakubera. Ugiye kudusengera Imana. Hari abantu benshi bafite ubuhamya, hanyuma ugiye kudusengera Imana. Imana iduha imbaraga zo kumenya kurinda ubuhamya. Imana iduha ubwenge turinde ubuhamya bwacu. Sawa, dusengere ni karibu. Teka Mana yacu, mugira neza, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware, Mana ifite ubushobozi. N'ubundi nongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe Mana, kandi ngarutse imbere y'amaso yawe Mana, gushima imirimo n'ibitangaza wakoze. Mana, hari ubuhamya wagiye uha abantu bawe, bafite ubuhamya muri iyi minsi, ariko Mana imbaraga zo kuburinda zirabuze. Ndakwingiza kugira ngo bafite ubuhamya muri iyi minsi Mana ubahereze ubwenge, bahe imbaraga zo kurinda ubuhamya bwabo. Hari abantu benshi bafite ubuhamya ariko barabwanduje, abandi barabwica, abandi babutesha agaciro. Wa Mana ariko ndakwingize kugira ngo abo bantu basange bagenderere Kristo, bahe imbaraga zo kurinda ubuhamya bwabo, bahe imbaraga zo kurinda Mwami Mana yacu, imbarindire ubuhamya. Abakobwa barindira ubuhamya muri iyi minsi, abasore barindira ubuhamya, abagabo muri iyi minsi barindira ubuhamya. Wa Mana we, mu izina ryawe rikomeye cyane Yesu, ni ukuri Nyagasani, ababyeyi bo muri iyi minsi barindira ubuhamya, abana bato barindira ubuhamya, mu izina ryawe rifite imbaraga n'ubushobozi. Mana Data wa twese, dore Mana ari igihe cyo kuri Mana. Satani we ntabwo yishimiye ko umuntu yagira ubuhamya bwiza, yishimiye kubumenamo amazi. Ariko nanjye ndakwingize ngo usuka amavuta yawe ku buhamya bw'abantu bawe, usuka imbaraga ku bantu ba Kristo, usuka umwuka wera mu bantu bawe Mana, babasha kurinda ubuhamya kugira ngo igihe gikwiriye Mana baze bahimbaza izina ryawe kandi bazavuge imirimo n'ibitangaza wabakoreye. Urakoze Yesu, ndagushimye ko wumvise gusenga kwacu kandi ukaba ugiye kugenderera abantu bawe kandi ukaba ubakomeje rwose. Izina ryawe rikomeye cyane, urakoze, nishimiye kubikoze kandi kubyumvise. Mu izina ryawe rya Yesu, amen.